Nyakubahwa umuyobozi mukuru ushinzwe imari n'ubukungu DAEF, nyakubahwa regionali, bashumba uturere ba vice mayor, bashumba amaparuwasi, bayobozi mu nzego, abonye naza ndeba abagarariye polisi niba n'ingabo bahari, bakristo baririmbye. Ntabwo mfite amagambo menshi, si uko nayafite, si uko nakeneye kuvugana namwe, ariko hari isomo nize muri teolojiya rimbwira yuko iyo urebye abantu bananiwe uvuga amagambo make abantu bagataha. Niryo ngiye kwapurika rero, nayavuze abantu barananiwe, hanyuma mbanze nizeze paruwasi ya Cyarwa mu nshingano zanjye mfite ko nzabasura tuganire, tuvuge ijambo ry'Imana, dusengane. Mu mwanya muto nzaba mfite ibyo byose, duhanure, dukore byose, turangiza tujye inama uko tugomba kubaho kugira ngo tuzagere mu ijuru, kandi iryo jambo rikuyemo amagambo menshi. Ubwo rero ni ukubashimira cyuko rambwira abashyitsi wenda bazaba badahari kuri uwo munsi, mwongeye kwibwirira nyakubahwa vice mayor, itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR, rigizwe n'inkingi enye twubakiyeho ryo mu myaka 10. Ya mbere ni ivugabutumwa, kuko turi abavugabutumwa, iryo turigenderaho. Muzi neza yuko inkingi aba ari akantu gato ariko kikoreye byinshi. Ubwo tugiye kuvuga ibirimo ni ivugabutumwa, kwaguka, gusenga n'ibindi, ariko tubamenyeshe yuko twagutse ubu twafunguye itorero hanze y'igihugu. Ubu dufite Uganda, dufiteyo itorero rinini rimaze kugira abantu bageze barimo barakabakaba hafi 20,000. Dufite n'insengero zirenga 100. N'abanyarwanda n'abana b'itorero rya ADEPR, ntabwo ari ministries cyangwa mugire utundi tugambo. Ni itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda ADEPR, ishami rya Uganda. Ni ukuvuga doctrine yaryo, umwimerere yaryo, gu yaryo, ni nk'uko namwe mumeze, ni nk'uko natwe tumeze. Nitwe dushyiraho abayobozi, nitwe dusengera abapasiteri, nitwe turi abaririmbyi. N'ikimenyetso ni uko muri korali zaririmbye kuri stade na korali ya Uganda yari ihari. Ni itorero ryacu, tukaba tufitemo ururembo rwa 6. Dufite indembo 5 zo mu zigendana na province, ariko tukajya n'ururembo rwa Uganda. Dufite umushumba wa regionali, dufite abashumba b'uturere, dufite abashumba b'amaparuwasi, dufite abakuru b'imidugudu, dufite ba mwarimu, dufite abadiyakoni, dufite abaririmbyi. Bakosa tukabahana, tukabimura. Tumaze kwimuraho nka 3, kandi twaratangiye ejo bundi. Ntabwo dutinda iyo tubonye ushaka kuva muri position tugusubizamo neza, kuko niko itorero ryacu rimere. Ndagira ngo rero mwumve yuko ivugabutumwa ryagutse, amakorali amaze kujyayo. Muri uko nguko n'ingi ya kabiri ni ubukungu n'iterambere. Turaharanira kwigira natwe, ntabwo dushaka kuguma ku maturo gusa, aho tumaze kuzuza igitaro cyacu kuri Gisozi n'ahandi hirya no hino. Muri ubwo bukungu bwo kwigira, turashaka muri gahunda dufite ko buri rurembo ruzaza ruharanira rukigira, akarere kakigira, paruwasi ikigira, umudugudu ukigira, tukagabanya bya bintu byo twirirwa dukangura abakirisitu, ariko turacyakangura. Twebwe twakabyina, tukababwira akantu gato. Iyi nyana ikiri ntoya urayirindira kugira ngo utarwara amashuri n'iyindi, ariko iyo umaze kubona nta kimata cyitwaye urayireka amarindiro kayibonera ikabona nayo ikabyibuha. Ubu natwe turashaka nitumara kwigira ko twarekura aya marindiro akaguma mu bakirisitu nabo n'abashumba b'amaparuwasi, dukomeze gukangura cyane kugira ngo tubigenze. Ariko kubera ko nta kundi twabigenza, urarindira nta kundi wabigenza. Ubu turacyarindira rero, turacyakama, nta kundi mugomba kutwihanganira. Inkingi ya 3 nyakubahwa vice mayor ni imibereho myiza y'abakristo bacu, aho twigisha kwiga gusoma no kwandika hirya no hino. Tumaze kwibonera ibikombe ku rwego rw'isi 2 n'ahandi. Nuko n'ubu tuba twarakijyanye n'uko bakijyanye muri za centre
muri ziriya za west countries kugira ngo nazo zishime, ariko twebwe twafatanya gucuruza n'abandi muri iyo mibereho myiza. Duharanira isuku kugira ngo tubona ko basa abakristo bacu na mukristo wacu byagiye bazaga batambara inkweto n'abandi abakristo ba ADEPR ntabwo bakirimo muri ibyo, abatamesa batambara neza abo ntabwo bakirimo. Muri twa turere two hirya mu nama zacu twakoze twashyizeho na gahunda y'uko dufata abashumba cyangwa se abadiyakoni bakajya ku muhanda, waza wambaye ikoti bidasa neza bakakumesa bagafata ya pasi bakayigutera ukemera ukicara aho ngaho, byamara kumenya ugataha. Ejo ukabutse ingenda n'amenshi kugira ngo bataza kunyerereza. Ibyo byagiye bidufasha hirya za Rulindo n'ahandi hirya ngiyo. Rero isuku turayiharanira ari mu ngo zacu, ari mu itorero, ari ku mubiri n'ahandi duharanira isuku muri ibyo ngibyo. Hanyuma inkingi ya kane ni ukubanisha itorero ryacu n'andi matorero mu gihugu ndetse no hanze yacyo, no kuribanisha na leta neza. Icyo gituma tubana nayo na leta yacu neza, tukitabira gahunda iz'umuganda, iza ndi umunyarwanda, koroza gira inka. Ngira ngo tumaze gutanga inka nyinshi. Ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika atekereje gukora natwe tukajya kuko natwe turi abanyarwanda. Mbere y'uko tuba abakristo twese turaza kuba abanyarwanda tugakora igihugu. Ibyo rero biri mu nkingi yacu. Ibyo dukora byose ntabwo tujya hirya y'umurongo w'uwo Vision 2050 barayitubwiye ejo bundi, ariko natwe twarangije yubiri y'imyaka 75. Ubu turimo turareba yubiri y'imyaka 100. Muri iyi myaka 25 isigaye tugiye gukora iki? Itorero ryacu rizaba rivuye, rizaba rigeze hehe? Ibyo ngibyo twagiye tubigeraho, ariko hari ibyo twagiye twibandaho nka bitatu bikomeye. Ni ukugarura ubumwe bw'abakristo, kubabanisha neza kuko babyumvise mu ndahiro, tubarinda umuryane, amacakubiri. Iyo ukoze ibyo ngibyo utakiba umukristo. Iyo usanishije ndi umunyarwanda na ndi umukristo biragendana. Tugira n'indirimbo nziza mushatse mwajya munayiririmba no muri leta n'ahandi, bivuga ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze na mujye murekeraho ako konyine ugiye ukazitse ku mutima, kuko nta mukristo utongana, nta mukristo ugira umwiryane, nta mukristo ugira undi nabi, nta mukristo ugira ivangura, nta mukristo keretse iyo turi abakristo nuko nguko tumera. Tugomba kwera iyo mbuto ya gikristo, ariko twongera ko turi n'abakristo ba Pentecote. Ibyo rero ni iby'itorero ryacu rishaka. Twubake insengero zigezeho, duharanire kwigira. Ibyo byose tubikore turinganiza abantu, two gutonesha abantu, tutavangura, dutekerereza itorero. Leadership no gutekerereza itorero, no kureba kuri, no kwitanga. Ntabwo ari umurimbo. Kuba umupasiteri ntabwo ari poste bagwa kugira ngo ibe titiri kugize, no kwibyaza umusaruro. Kuba umuririmbyi no kugomba kuririmba ijwi bagushyizemo ukaribyaza umusaruro. Bagutorera perezida wayo ukabyaza umusaruro. Ikintu cyose ukakibyaza umusaruro. Nibyo ngibyo dushaka nyakubahwa Vice Mayor, n'ibindi no gusengera igihugu cyacu, natwe twisengera ubwacu, hanyuma tukagira rya jambo bavuga ngo roho nzima n'umubiri muzima. Ndashimira abashumba rero, ndashimira ururembo rw'amajyepfo, ndabashimira mwese. Ndagira musoze, ariko nubwo nzagaruka nsabe abakristo ba Cyarwa mwateraniye hano, muzirinde ikintu cyabacamo kabiri, muzirinde ikintu cyabazana mu macakubiri, muzirinde icyo gihe muzamutaye umurongo, kuko ntabwo tuzi umunsi n'igihe igihe Yesu azahagarara ku bicu. Niba turi abakristo muhagarare mu mwanya umwe, muririmbe. Jye narakizwa korali narinzi yariya cyane mu bintu nahoze mbaza korali Cyarwa yagiye, kuko najyaga nyicurana, najyaga nyira agaseti yayo nkayigura, nyangwa se n'uzi murabizi, nkayishyira mu modoka yanjye aho iri sinagiraga yitwaga abagore beza, nkayishyiramo nkagenda numva ikandirimbira. Izo ndirimbo zirimo muzambirije ubutumwa bwiza, mukomereza aho ngaho, muririmbira abantu, muhumuriza abantu, muve mu bintu bindi byazana ibitatuma imitima y'abantu humuriza. Ariko murumva indirimbo mwaririmbye ngacuranga agaseti zanyu, nkavaho ngakizwa, nkavaho nkaba umupasiteri, nkaba ndi umuvugizi w'itorero, Imana namwe izabibahera umugisha, kubera yuko ibyo byose ni umugisha. Ibyo rero tubikora
ubwacu nk'abakristu twe tubanza tukirinda ubwacu. Umuntu naza kubwira ikintu, mujye mugira na business mu mibereho yanyu. Umuntu naza kubwira ikintu akagutwara atari muzaza maze uti icyo ngiye kirunguka gifite inyungu, harimo profit ni yihe, interest irimo ni yihe. Undaje kwijoro umbwira amatiku kanaka rakwanga kanaka uzarya, where is interest? Inyungu bifitemo ni yihe. Ibyo biranyurutse umutima. N'abantu birinde kubiriza abandi. Kubisha murabizi, umuntu yari yakwicaka kubiriza umunsi ubyutse umeze neza, mana waraye masengesho, mana mweretse uyu munsi, mweretse ibiri imbere, amina, ugiye muri dushu urakarabye, uramba urisize, undi arabamba ku telefone ngwere duhure, wamenye ibyabaye, arakuroze, arakwanduje, arakubihirije, wiriwe nabi. Mwirinde abantu babihiriza. Turabyemeranya? Abakristo murabinyemereye? Nzaza kubasura ariko muzirinde abantu bazababihiriza. Sibyo? Mubana amahoro, uko Bibiliya ivuga, musome ijambo ry'Imana, musenge, muba abanyamwuka, muko Imana yatugize abanyamwuka. Ndashoje, Imana ibamugisha, nabuke dusenge. Iby'Imana ishaka bira